ruhinja rwe n'undi munsi imiryango kuba ndi umuntu ntabwo ari intege nke ahubwo nizo ntege nyinshi mfite kuba ndi umuntu kuko mfite imigisha ya buri mupapa wese mfite urukundo rwa buri mwana wese wo muri iki gihugu barankunda ababyeyi birirwa basabira Krishi imigisha nkakuriya nanjye mba nicaye nkabona abakecuru baranyandikiye ngo roka Imana igihugu umugisha udukorera umuti iriya migisha usanga ariyo ngendera ugasanga buri munsi ndatwika bamufatishije kuri sumaku siwe wambaye ibyuma yambaye ibyuma zingo nugutwika bamufatisha sumaku mwana vayo dore gipfutsa mukura iryinyo amukura iryinyo mukura n'ibyuma kubita ku mutima kura amenyo rimwe Krishi mumena umutwe turi gipfutsi aramufata arabanza mukura hano kuri iyi sumaku yamufashe katurere Krishi aramunaga ku kamodoka aragifata vayon araterura depozan arongera aramusubira depoza ku kamodoka mugabo yarakubiswe amukubita muteruye umuhaga gukubita nakubwenga gukubita guteruye kuburyo utazabona n'umwanya wo gutora amabuye Krishi ari n'ubugeni Krishi ari n'udukoryo katorori ikigabo nuko cyaguye mu bifera beto mugabo nuko byagenze ni kare Krishna kiraho baramutera Krishi kigabo ntago kirapfa cyamukubise fera beto mu bifu siripurize kuri Saint Valentin sinyiguhaye uko cyamujombye Krishi amanuka ryo Krishi nahaguruka Krishna kigabo kiracyari cyose abo bavutse nibo bonyine bashobora gupfa kandi ngiye ntago navutse bikaba baramuremye bamukuye muri DNA z'uriya mugabo rero ngiye ntago napfa yikuramo dufera beto ahita seka yarasetse nanjye mpita nseka seka nabi gusa ntaba yaborosheje Krishi yakuyeyo ya karamu ya papa we areba ibirahure biri hano wibuke ino karamu hari ukuntu ikorana n'izuba ari amashanyarazi ukaba yahohereza mu kintu akaba cyashwanyagurika imbaraga zibaye nyinshi Krishi yarabanje arakibara ahita avayo yihuse cyane dore utukoryo uyu mwana arategura afite buryo cyategura yabonye izuba rije rikubise mu birahure by'amayetaje byagiye bimeneka